murakaza neza abantu mukunda guteka. Uyu munsi nabateguriye guteka umureti special, ariko special zigira amoko menshi atandukanye. Muri bikorwa ushize twateze special irimo inyama ndetse n'ibirayi. Tugiye guteka special ariko hakaba harimo chapati. Bino bintu biraryoha, usanga abantu benshi banabona ari byo byihuta kurusha izindi special zose. Reka nkwereke ibintu ngiye gukoresha, ni ibintu byoroshye cyane. Turakoresha amagi ndetse tunakoresha chapati. By'akarusho tugiye no kubanza gukora chapati, nkwereke uko bakora chapati ariko ndaza kuza gushiramo udupoiro bituma za chapati zihumura neza zinaryoha cyane. Tugiye guhera kuri chapati, ko chapati nizo zitinda. Turafata kapu 3, kapu rwa rugero rwa kapu naberetse. Uzuza gutya, ntabwo utsindagira. Ya kabiri, na kapu ya gatatu. Dufate amavuta ibiyiko 3 binini. 1, 2, 3. Amavuta asanzwe yo guteka y'ubuto. Chapati irimo umunyu iraryoha. Dushiramo akayiko kamwe gatoya k'umunyu. Tuno dupoiro twatubabi dutoya, twa dutunguru dutoya, nkate duto dushoboka. Biraryoha muri chapati no kubuchopinga. Shiremo poiro. Shiremo igi rimwe. Turangiza tuvange. Ndagenda nongeramo amazi make make. Iyi ni kapu 1/4 cya kapu. Dushiremo ibiyiko 2 bya capamandazi bitoya. Abantu benshi ntabwo bamenyereye kwicira muri chapati, ariko bituma izoroha, genda bikunda. Amazi agomba kuba ari akazuyaze, tugende twongeramo. Ushiramo make y'amazi mvange, ngenda nongeramo gake gake. Amazi nayo nyama irimo yose. Ngenda wongeramo agafarini kugeza igihe wumvisha ko itakigufata ku ntoki. Ubona ko nto kiba kitakiri gufata ku muntu wawizeye noneho ko kimeze neza. Tugisige amavuta, ubundi dupfundikireho. Nyuma y'iminota 15 tugaruke no tubone gukata chapati. Dufate ifarini tunyanyagize aho tugiye gushyira chapati zacu kugira ngo zidafata munsi. Ubundi igipande cyacu ubona ko kiba kitari kudufasha ku ntoki. Urabona ko kiba cyabaye elastique, kimeze neza. Uryo gikanda gutya iminota igeze ku 10. Urumva ukagikanda kabisa ku buryo ubona ko cyabaye non stick. Urabona ko shyiramo urutoki rukaza neza. Umuntu tugiye gukata utuntu dutoya bitewe nuko chapati yawe ushaka ko iza kuza kuba ingana. Ko nyine ndashaka ko iza kuba nini mo gatoya, nuko nagira ipanu nini. Cyo kintu kigoye cyonyine. Shire ku ruhande.
warangiza ushobora gufata icupa udafite aka kantu gakora capati cyangwa ikindi kintu cyose wahisemo gukaragisha, akaba ari cyo ukoresha capati. Ugenda ukora impande n'impande, warangiza ugahindura. Iyo umuntu agitangira azizanisha amatwi. Uzi capati ya mbere nakoze ukuntu yari imeze, byari agashya mu buzima, abikubwiye waseka. Ariko uko ugenda ubikora bigenda bigabanuka. Uriya mbere ntabwo iba imeze nk'iya kabiri, ntabwo iba imeze nk'iya gatatu, hanyuma ushaka ukagera furate cyane. Ni ibi, kuko irongera ikanisubira, niyo mpamvu ukora n'urundi ruhande. Urabona ko amaze kubimenyera, ntabwo ifite amatwi n'amazuru. Ni ibi ngibi rero dushyushye ipanu, ducane, ubundi dushyiraho amavuta makeya. Ubundi capati ushaka akantu ku ruhande ugenda usigiriza, fata akantu ku ruhande gutya ugashyiramo amavuta, uko uhinduye capati ushyiraho hejuru gutyo gutyo. Capati zirya amavuta menshi, icyo cyo muba mucyiteguye. Capati nyaboneka ntizasumbe isafuriya. Ubundi shyireho, wagira ngo napimye neza neza birahwanye. Iyo umaze kuyishyiramo utangira ugashyiraho hejuru gutya, ugasigiriza hejuru. Senda guhindura hashyizeho umunota umwe, kuko capati zitekwa ku muriro muke, ushyize ku muriro mwinshi ihita ishirira. Uhindure n'urundi ruhande. Urabona ko yahiye neza, nabwo usigaho utuvuta kugira ngo zitagagara cyane. Tuyarure, kongereho utundi tuvuta. Ariko ikintu mugomba gukora, capati uhita upfundikira, bitari ibyo ziragagara. Kapfundikize n'isahani bingana. Iyo ari ifarini ugira gutyo ugasa nkaho uyikuraho. Wongere udusige hejuru. Porosesisi zo ni zimwe ahantu hose, uburyo ni bumwe. Urabona ko ni mu ruhande uko tugenda tubyimba aba ari sawa, bikwereka ko capati yawe yashyushye. Noneho hari ikintu ushaka kwerekana, igihe ushobora kwibaza ngo ese uko yamaze kwandura ndabigenza nte? Iyo umaze guteka nk'ebyiri cyangwa eshatu, ufata eswite ugahanagura. Reka nze tubikore mu kanya iyi nimara kuvamo. Tuyarure, pfundikire, ufate eswite uhanagure. Urabona ibi ntabwo ari umucanga, aba ari ifarini yahuye n'amavuta bikamera gutya. Iyo rero bikomeje byanduza capati yawe. Iyo ushyizemo kabiri cyangwa gatatu uba uhanaguye ipanu, ugakomeza bushyashya ugateka. Nayo yahiye ya nyuma, voila, ni izi capati. Noneho tugiye gukora spesiyale, tuzireke zikomeze zishyuhe. Amagi tuyamene. Ngiye gukoresha amagi 3. Hari uburyo bubiri bwo gukora Lorix. Hari igihe ukora uruhande rumwe ukabigushyiraho umureti, hari n'igihe ukora impande zombi. Ngiye nkunda iyo wakoze impande zombi, nta bindi bintu byinshi. Lorix ni indyo yoroshye cyane. Ni amagi mena, narangiza ngashyiramo akunyu gake cyane kugira ngo amagi abyimbe. Ushyiramo amazi cyangwa amata, ikiyiko kimwe cy'amata. Ducane, dushyiraho amavuta makeya. Ngashaka ikwiriye ku ipanu yose. Ni uguteka nk'uko usanzwe uteka umureti bisanzwe. Ngashaka ko wabanje kumva ko nyine amagi arimo umunyu uhagije.
wakoresha amanyarwanda, wakoresha amapondezi, nta kibazo. Ufite amapondezi ugashyiramo ka kantu nabigishije easy. Ariko noneho nagize imana mbona amanyarwanda ntabwo nkikeneye gukoresha bya bindi byose. Noneho dushyiremo, icyo uba ugomba gukora ni uko umakinga sure ko ukwiriwe impande zose mu ndiba yose. Uhita ufata capati, ubona ko capati iba yoroshye kubera ko wayipfundikiye gushyiraho ku kariro gakeya. Nanone bituruka kuri kwa kundi ukunda amagi ameze. Iyo ukunda amagi atose ntabwo birindira umwanya munini ku muriro. Iyo ukunda ya magi yumutse cyane nibwo birindira umwanya munini ku muriro. Noneho bigeze kanarure, tugiye gushyira utundi tuvuta kugira ngo dushyire ahandi magi. Utuvuta duke nanone dushyireho, gashoboka ko igiyeho impande zose. Nindangiza mfate wa mureti ubundi nubike aho gutya. Ngiye kureka ishye ku buryo ubona ko umureti usa nkaho uhiye nyine, n'ubundi ufashe akantu kakabara duhindura impande n'impande gutyo. Nta kindi, Rolex urabona ko yoroshye cyane kuyikora, nta muntu n'umwe utabishobora. So ngiyi Rolex yanjye, ka presentation gakase gutyo kagategura gutya, ubona ari byiza, ubona bisa neza, bishobora no gutera umuntu amatsiko. None birane biki madamu cyangwa se sheri wanjye yanteguriye uyu munsi, bikaba byamutera apeti. Reka nshimire Imana yemeye ko mbasha kubona amafunguro uyu munsi, ubundi du testing. Let me test. Ndarisha intoki. Wayirya mu gitondo cyangwa se ukayirya ku masaha y'ijoro kuri dine, wa muntu udakunda kurya ibintu byinshi. Ntimubonye ko byoroshye gukora Rolex? Biroroshye rwose, wabikora. Ushobora no kuba udafite umwanya wo gukora amacapati ntiyatinda, ukakagura kuri butike se, warangiza ugafata amagi ugakubita iminota 2 ukaba urahishije, ubundi ukaba ubonye ifunguro ryawe rya mu gitondo cyangwa rya nijoro. Mukomeze mushyigikire, mukore like, mukore subscribe. Ubundi ndabakunda cyane, muri inshuti nziza zakadasohoka. Cleo bafite ibyiza byinshi byo munsaba, ndi kubireba mu minsi iri imbere. Ndagenda nkurikiza request zanyu akantu ku kandi, ntago nabyirengagije rwose, ndacyabizirikana cyane.